jekire mire dokire sire mire jesi ati nururukiye kubana namwe ntangiranye namwe ndi Uwiteka ndasozanya namwe ndi Uwiteka asante baba redekire mire dokire sire mire jesi wi jesi oreje kire mire dokire sire mire jesi ati nururutse amen redekire mire dokire sire mire jesi ati nururutse bana banje haleluya nururukiye kubana namwe nururukiye kubana namwe ati hari abarwayi nkijije ndi Uwiteka redekire mire dokire sire mire jesi ati hari abanishuri y'amadeni kandi hari nabonje kwishuriza ndi Imana redekire mire dokire sire mire jesi ati hari ababuze urubyaro jekire mire dokire sire mire jesi ati mpaye abana ojekire mire dokire sire mire jesi ati ngeze ku banyeshuri ntanze ubwenge jekire mire dokire sire mire jesi ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ntiratuma Imana Concorde ikafata umwanya ngushimire we wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ariko bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranje utabicisha irungu niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwisurira abakozi b'Imana batandukanye uyu munsi ndi kumwe na Nyiramugisha Esperance Nyiramugisha Yesu ashimwe urakomeye Imana irakurinze nukuri komera nari ngukumbuye nukuri nanje nari ngukumbuye rahira twari dukumburanye niyo mpamvu naje nakuzindutse ubu turi saa 2 nukuri wakoze kuza rubangomba nje kureba ikikurimo kigiye ntabwo nagaruka ikikurimo kigiye ntabwo nagaruka sigo oya nibyo nukuri ngaho senga uganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro karibu nisengesho twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu Mana nziza Mana idukunda Mana itwitaho nukuri databuja tugushimiye ko turinze tutarabo kurindwa tukatugeze kuri saa tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirishimwe Uwiteka ngushimiye yuko nyaguha ku ngoma ubashije kuzana umugaragu wawe nukuri databuja ukamuzana mu binyabiziga bitagira amaso ukamurinda databuja mwiza kabageza hana ari amahoro ibyo ndabigushimiye gitare cy'amahanga nukuri databuja ndakwinginze ngo ururuke databuja ubane natwe muri risengesho ugira icyo ukora kubera kuri Imana ishoboye byose mbere yo gusenga nyaguhora ku ngoma manjije kukwereka imfungwa n'abagororwa databuja mwiza ndakwinginze kugira ngo ubahe apeti y'ibyo bari kurya nyaguhora ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka abarwayi bari ku bisasiro databuja mwiza wabasha kubakiza tukagushima nyaguhora ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka abashumeri databuja mwiza wabaha akazi maze izina ryawe rigahabwa icubahiro nyaguhora ku
ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka ababyeyi batwite nkweretse n'ababuze urubyaro nyaguhora ku ngoma ndakwinginze kugira ngo utange abana kubera kuri Imana ishoboye byose nyaguhora ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka abarimo amadeni nyaguhora ku ngoma ndakwinginze kugira ngo utange ubwishe izina ryawe rishirwe hejuru nyaguhora ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka abakobwa n'abasore bagumiwe kugira ngo databuja ari we ububakira amago gitare cy'amahanga nzi kuri Imana itari Bayari nzi neza kuri Imana itari Dagoni nzi neza kuri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera icyo nkomeje guheza aha hantu ni imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo ndahirukana abazimu n'abazimukazi mu izina rya Yesu Kristo ndahirukana abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ndafata mpiri ibyikuza n'ibyishira hejuru mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze gitare cy'amahanga ndaguhamagaye muri iki gitondo kugira ngo ururukubane natwe ururukutugenderere gera kuba ari mu kazi databuja ubane nabo gera nyaguhora ku ngoma kuri babandi bashonje ubagaburire kubera kuri Imana iz'ubwenge arega nyaguhora ku ngoma tuzi neza kuri umukozi w'umuhanga tuzi neza kuri rwiyemeza mirimo databuja mwiza ni wowe watsindiye isoko hari icyo wakora rero databuja muri aka kanya tukishima hari icyo wakora databuja tukanezerwa nkomeje kukwinginga nkwereka amago gasenyutse hari amago yubakiye ku manegeka data wera wagenda databuja ukayubaka ukayakomeza kubera kuri Imana ishoboye byose hari ababyeyi baruhijwe n'imibiri hari ababyeyi baruhijwe n'ubugumba aba bose databuja mwiza ndabakweretse kubera kuri Imana ishoboye byose ururuka gitare cy'amahanga ururukutugirira neza kubera kuri Imana ishoboye byose databuja mwiza tutagufite nta wundi murengezi twabona tutagufite nyaguhora ku ngoma nta cyerekezo nta buzima niyo mpamvu nguhamagaye ngugere databuja ku barwayi barembye gera kumbagwa databuja ubomora inguma gera ku babyeyi babuze ibise databuja wohereza ibise kubera kuri Imana ishoboye byose arega gitare cy'amahanga nzi neza kuri Imana bishoboye yewe Yesu Kristo hari icyo wakora tukagubwa neza hari icyo wakora tukishima nyaguhora ku ngoma watanga umutekano amahoro asesuye data wera tukarushaho kukunezererwa uri Imana itabesha uri Imana itarobanura ku butoni uri Imana itareba uburanga icyo nanze n'agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu ndatwika ndandura ndatwika ndakongora ndafata miri byikuza n'ibyishira hejuru ururuka rero data wera ururuka muri iki urije redekir mire dokir sire mire jesi wi jesi oreje kire mire dokir sire mire jesi atinururutse amen redekir mire dokir sire mire jesi atinururutse bana banje haleluya nururukiye kubana namwe nururukiye kubana namwe ati hari abarwayi nkijije nduwiteka redekir mire dokir sire mire jesi ati hari abanishuriye amadeni kandi hari n'abonje kwishuriza ndi Imana redekire mire dokire sire mire jesi ati hari ababuze urubyaro jekire mire dokire sire mire jesi ati mpaye abana jekire mire dokire sire mire jesi ati ngeze ku banyeshuri ntanze ubwenge jekire mire dokire sire mire jesi jekire mire dokire sire mire jesi ati nururukiye kubana namwe ntangiranye namwe nduwiteka ndasozanya namwe nduwiteka asante baba amen mukozi Imana iguha umugisha Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro kuba yemeye kuza gutangirana natwe nicyo tuba tuyisaba kuko twe twiyoboye twayoba ariko tuyobowe n'Imana ikiganiro cyaryohera abantu mugi komera yego Imana ishimwe hari abantu bajya binginga umwuka bakabanza bicunda bakabyina kugira ngo umwuka weramanuke ariko shimye Imana we n'ibindi bivuge ntabyo usubijeyo
hari abantu Imana igiye kugirira neza. Amen. Harimo benshi bateze amatwi iki kiganiro. Imana igiye kugirira neza. Hari abantu yishuriye amadeni. Hari abantu yubakiye amago gari gasenyutse. Hari n'abanyeshuri tanze ubwenge haye ibizamine bizima. Amen. Yewe Yesu Kristo uri Imana uri Yesu uri tuta. Imana y'amahoro rero kubanteza amatwi kuri iki kiganiro. Imana y'amahoro igiye kubigenza neza. Amen. Imana ishimwe. Ahandi urakomeye. Ndakomeye. Ego mu rugo nahageze ndabona ari amahoro. Ubwatsi se buri kuboneka bw'inka. Niko nisaba ryavuye. No gushakisha. Ibi bihe biba bigoye twegereye ikirunga cya Muhabura mu gihe cy'izuba n'imbogo ziba zabuze amazi zikajya zimanuka zikazina. Birazaga. Ariko ni mukomere. Turakomeye. Iyo nje gutya rero nta bindi mba nje kukubaza wange nubwo tuvuze ibyo by'inka n'ibyiki ariko cyane mba nje kukubaza uko umurimo w'Imana umeze. Bimeze ute mw'iyi minsi? Umurimo w'Imana urakomeje kandi Imana iri kubigenza neza. Yego. Ingope. Ubushize twakoranye ikiganiro ndakubwira ngo gira abantu suhuze. None tugeze urambwira ngo barabaguhamagaye ngo barakaye ngo kuko butabasuhuje. Ngaho ngo haye umwanya suhuza abantu. Urakoze kuba umpaye uyu mwanya. Mbanje gusuhuza umuntu bita Mugenzi uri mu mujyi wa Kigali. Nkwifurije igitondo cyiza. Amen. Nongeye gusuhuza undi muntu uri muri Gicumbi, uri mu karere ka Gicumbi witwa Nzayisenga. Yego. Nawe mwifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi muntu witwa Andereya, nawe ari mu karere ka Gicumbi. Yego. Yagiye gukora n'ikizamine nzi neza kuko aragitsinda. Mwifurije igitondo cyiza. Yego. Nongeye gusuhuza undi muntu uri mu mujyi wa Kigali witwa Papa Joshua. Uwo nawe ndamusuhuje igitondo cyiza. Nifurije igitondo cyiza undi muntu witwa Papa Romeo nawe uri mu mujyi wa Kigali n'umuryango we bifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi muntu uri mu karere ka Muhanga witwa Mama Bebe nawe mwifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi mubyeyi uri i Rwamagana witwa Mama Roza nawe mwifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi muntu uri muri kano kagari kacu witwa Dusabimana Kereya mwifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi muntu nawe uri hano mu kagari kacu witwa Keve n'umudamu we witwa Wibambe nabo mbifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi muntu witwa Daniyeli n'umudamu we witwa Murekatete abo nabo mbifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza undi muntu nawe uri mu kagari kacu witwa Marie Louise mwifurije igitondo cyiza. Nongeye gusuhuza na gurupe Ezubugingo. Yego. Nabo nibutse n'abandi bihangane nabo ndabasuhuje muri rusange. Bari guhumugisha. Tuyiteke byigize kwa gatandatu 2026 umwaka twawujyanye. Nukuri. Ingope. Yaturinze mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, tukatwinjiye mu kwa gatandatu n'aya meza asigaye ntizaturinda. Izaturinda. Nukuri pe. Aho duherukaniye si Imana iri kugukoresha bimeze ute? Imana iri kunkoresha iby'ubutwari. Gute? Impamvu iri kunkoresha iby'ubutwari aho duherukaniye nuko hari abantu benshi bari kumpamagara bambwira bati ibyo watubyiye byarasohoye. Iyo bakubwiye ngo byarasohoye nawe wumva gufite imbaraga. Yego. Ntese wakwifuza gusengera abantu ntihagire igihindu? Wapi? Oya pe. Hapi ntago wabyishimira. Uzi gukora ibintu abantu bagahora
nyine nta mpinduka. oya ntari Nanjye umvise ko nanje ndi kuvuga kuri telefone, hari umuntu umpamagaye ati nabonye indirimbo yawe twa ntabwo ujya ubeshya, ati numva ndagukunze, ati numva nakugira inshuti, ubwo duhise tuma inshuti. Nanjye biranshimisha, ubwo biratuma mpimba n'izindi ndirimbo. uragira imbaraga. Yego. Nawe rero abantu baguhamagaye bati warampanuriye none byarasohoye, nawe biguha imbaraga zo kugira ute, zo gukomeza gusenga. Nukuri. Yego. Hari ijambo ry'Imana duteguriye. Ijambo ry'Imana nariteguye. Naryo rwose kugira ngo turisome. Ijambo ry'Imana riri mu Bagalati ibice 3 umurongo wa 7. Yego. Eka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 6 duhere ku murongo wa 7 twumva icyo watubwira, sibyo? Turageza ku wa 10. Yego. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Murebe namwe uburyo mbandikishirije inyuguti nini n'ukwanjye kuboko. Abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babahata gukebwa, nta yindi mpamvu ibibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Dukomeze, kadukomeza amagambo ndikumva ari meza. Ndetse abakebwe ubwabo nubwo badakomeza amategeko, nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata kubw'imibiri yanyu. Ariko njyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Nuko abazajya bakurikiza ibyo amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe no mu Bisirayeli b'Imana. Uhereye none ntihakagire umuntu undushya, kuko mfite ku mubiri inkovu za Yesu. Bene data, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Iri jambo ry'Imana ni ryiza pe. Wewe ukurikiye utegeye amatwi iki kiganiro, iri jambo ry'Imana rigufashe nanje rimfashe. Amen. Ngo ntimuyobe, Imana ntineguzwaga izuru, kuko ibyo ubiba ari byo uzasarura. Yego. Ntimuyobe kuko Imana ntineguzwaga izuru rata. Reka kuyoba ngo uje mu businzi, reka kuyoba ngo uje mu busambanyi, reka kuyoba ngo uje kuroga, kuko Imana yacu ntago ineguzwaga izuru. Kandi rata ibyo uzabiba nibyo uzasarura. Nubiba gusambana uzasarura urupfu, nubiba gusambana uzasarura kurwara sida rata, nubiba kuroga uzasarura kurimbuka, nubiba kwiba uzasarura kuja gupfumura inzu z'abandi bakagutsindamo. Yego. Imana yacu rata ntago ineguzwaga izuru, kandi cyuzabiba ni cyuzasarura cyane. Reka kugendera mu mwijima, reka kugendera mu buyobe, va mu byurimo, kuko Imana ntineguzwaga izuru. Muri iyi minsi rata abantu bari kwiyoberanya, abantu bari kwishushanya, akaja mu nzu y'Imana yiyoberanyije, akihindura intama kandi ari isega iryana. Ariko Imana yacu ntago ineguzwaga izuru. Ijambo ry'Imana riratubyenga Imana yacu ntineguzwaga izuru. Yego. Uziyoberanya ariko izabiri kukureba, kuko ntago uzayihishiriraho, kuko ntineguzwa izuru. Oya. Kandi ngo ibyo uzabibarata nibyo uzasarura cyane. Korera Imana kugira ngo usarure ibyiza.
reka kugendera mu ngeso mbi ejo utazasarura ingeso mbi nk'uko wazikoze nk'uko wazibibye. Murebe namwe uburyo mbandikishirije inyuguti nini n'ukwanjye kuboko. Reka twumve ibi bintu Paulo yiyemeje yandikisha inyuguti nini kugira ngo abantu babibone. Aravuga ngo abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babahata gukebwa. Nta yindi mpamvu ibibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Noneho akavuga ngo ariko njyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami Yesu Kristo wateye kw'ibyisi bimbera nk'ibibambwe nanjye nkabera ibyisi nk'ubambwe. Amen. Amen. Ngo sinkiratana umubiri ngahubwo niratana umusaraba wa Kristo. Cyane. Undi kugushishikariza ngo rero rata nawe wishimire kuko ari kwiratana umusaraba wa Kristo. Yego umurongo wa 15 ngo kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kubikiremwa gisha. Bivuga ngo twe icy'ingenzi nuko tubikiremwa gisha, ntabwo icy'ingenzi ari kuba twarakebwe. Yego muri iyi minsi rero hari abantu bari kubivangava akigaragaza kuko ari umukozi w'Imana kandi ntabimuri. Yego akagenda yiyeberanya yishushanya yerekana ko yakebwe. Noneho ugasanga ibintu ari kubivangavanga ngo singo ko banzimo nk'umukozi w'Imana, banzimo nk'umuhanuzi, banzimo nk'umudiyakoni, banzimo nk'umuvugabutumwa rata. Kandi ari kugenda ari gukora iki? Ari kwiyoberanya. Ndi kubabwira ngo abari muri izo ngeso mbi nimuzivemo, mwiratana umusaraba wa Kristo rata, mwiratana umusaraba wa Kristo kuko ibyo muzabiba ari byo muzasarura cyane. Ibyo muzabiba ni byo muzasarura. Ni mwiratana uwo musaraba rata, arigwa mukora iki? Arigwa gubabera ikimenyetso, arigwa mutumbira ngo njewe ibyo kwisi mbifata nk'ibibambwe ngo kandi nanjye rata ndabambwe. Ibyisi bifata nk'ibibambwe. Wirarikira ibyisi, wirarikira ingeso mbi, wirarikira ubutunzi bw'abandi kuko iyabubahaye ntabwo yaretse kubuguhita ari kukureba. Yego reka kurarikira rero ibyisi ngo urarikira iby'abandi, ngo urarikira ibyisi bifate nk'ibibambwe. Ahubwo ratawe utumbira umusaraba, utumbira amaraso ya Yesu, wirarikira iby'abandi. Ahubwo nawe fata gahunda yo gusenga, usaba Imana uko yabibahaye nawe izaguha ibyawe cyane rwose. Nubifata nk'ibibambwe nayo izakora iki? Izabona yuko nta gahunda ufite mu byo kurarikira ibyisi, nirangiza kwihera ibyisi ikigeretse kuri ibyo kwihere n'ubugingo cyane. Hari ijambo Petero yabajije Yesu ati twe twasize ibyacu tugasiga ingo zacu tugasiga imiryango yacu tugagukurikira tuzahembwa iki? Yesu amusubiza ijambo ryiza ngo abaretse ibyabo bakankurikira mukiri mu isi byo mwasize nzabakubira inshuro 100. Ati kandi kirenzeho nzabaha ubugingo buhoraho. Amen. Na Paulo nawe ati ibyisi mbifata nk'ibibambwe nanjye bikamfata nk'ubambwe. Bivuga ngo nyine ntabwo agendera mu byisi ahubwo ategereje ibyahehe ibyo mwijuru. Imana ishimwe. Ibyisi tuzabisiga. Yego ibyisi n'abatangiye bari kubishaka barabisize. Ibyisi ubu ngubu nta uzi ngo ni njewe uzabikukana. Ibyisi rero niyo mpamvu tugomba gukora iki? Kubifata nk'ibibambwe kuko ibyisi nta mumaro. Ibyisi tuzapfa tubisige, ahubwo rata twebwe nitugerageze kugira ngo tubibe ibizima tuzasarure ibyiza. Yego ubibira mu mubiri azasarura kubora, ariko ubiba mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Yego ndabizi ntabwo ujya uvuga menshi kandi abwirwa benshi akumva beneyo, kandi umwana mwenge yumvira mu rusaku. Ntabwo bisaba kuvuga menshi cyane ngo abari bw'abantu bumva cyangwa twikebagura. Urafashwa afashwaga n'ijambo rimwe rikamufasha cyane rwose. Muri aya magambo rero ntabwo ukeneye gufashwa ntaraburamo irimufashije ngo pe. Reka dusoze n'undi muri ya gahunda kugira ngo utange nimero uwumva yifuje ko mwafatanya gusenga ukamuhanurira azaguhamagare, sibyo? None umara gutanga nimero uradusengera dusoze.
yego nimero ni 07 078 078 52 52 46 46 133 133. Karibu n'isengesho ryo gusoza. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana idukunda, Mana itwitaho, Mana urebera hose icyarimwe. Tugushimiye yuko nyaguhora ku ngoma ubanye natwe muri iki kiganiro. Databuja mwiza, twatangiye uvuze ko utangiranye natwe kandi urasozanya natwe. Ngushimiye yuko nyaguhora ku ngoma ururukiye gusozanya natwe. Ngushimiye yuko nyaguhora ku ngoma waturinze tutari beza. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Nsenze cyane rero nsengera ubwoko bwawe. Hari abangurikiye muri iki kiganiro. Databuja mwiza, hari n'abadafite ububasha bwo kuba bangurikirana, ariko nyaguhora ku ngoma abo bose ndabakweretse kugira ngo databuja iri sengesho rigende rigira icyo rihindura. Nyaguhora ku ngoma rigira icyo rikorera abababaye. Hari abababajwe n'uburwayi, hari abababajwe n'imitima. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo databuja ari weho ururukira kubana nabo. Nukuri databuja mwiza, nzi neza ko uri Imana itari bayari, kandi nzi neza ko uri Imana isezeranye igasohoza. Niyo mpamvu nkwinginze muri iki kiganiro ngo databuja ugire ibyo uhindura, kandi nyaguhora ku ngoma ugire databuja mwiza abo wasubiriza ibyifuzo nk'uko nyaguhora ku ngoma wabivuze. Nubikora tuzarushaho gushima izina ryawe. Mana igira neza rero, sinagutotesha amagambo nk'ugutegeka, ahubwo bikorere kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu nsenze, amen.